Yes, my name is Wabo Viscose Ganish, nyita Wabo cyangwa se nyite Bogari nyawe. Ubu ngubu uyu munsi rero sasa nkufitiye abantu b'insazi. Abantu b'insazi ni nkubwira ngo insazi wumve ko ari insazi byanyabyo. Uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cy'amateka, nabo bambwiye ngo uyu munsi bagiye kumpa ikiganiro kidasanzwe, cya kiganiro nawe uri burebe reka aho gake rero. Sasa reka ndahera hehe koko nemere ninde muntu uyamenya ngo mpereho aho ushaka. Tugiye gutangira mwibwira abantu sibyo. Kamere iburyo bwanjye ubwo naha sibyo. Kamere hano amazina Mahoro. Ibaze Mahoro none wumve izina Mahoro. Ikiganiro tugiye kuganira kibasha Mahoro. Okay, ndahari nta kibazo. Okay, arahari. Ibumoso bwanjye noneho ndi kumwe n'undi we ngo nakasa mutwe. Amazina yawe ninde? Amazina ni Sandrine. Sandrine. Mahoro n'uyu, Sandrine nahangaha. Okay, bantu mwitega umuriro mwibaze ngo noneho hagiye gukurikira iki. Nanababwiye ngo Wabo nzajya mbazanira abantu bafite gahunda, bazi kuganira, bazi icyo gukora icyo ari cyo. Nari mvugishijwe kubera abantu ndi kumwe nabo. Hari n'igihe bibaho yuko abantu muri kumwe ewana bagutera ikintu mu mutima kikajya kizamuka kikitambika ijambo ugiye kuvuga bikarangira uvugishijwe. Ariko noneho reka twinjire nyirizina mu bintu bigiye bitandukanye byabo sibyo ra? Yego. Shaka kubanza kubaza akabazo ni wowe nahereyeho kuva na kare. Shaka kukubaza iyi si turimo ubu kano kanya, umurenge turimo, akarere turimo ubu, noneho wowe urimo ukora iki? Iyi si ko ari insazira. Urimo ukora iki? Nicyo kintu ngira ngo nkubaze. Nyirimo iyi si nyine nyituyemo tu. Ukoramo iki? Wabura se muri iyi si wabura ibyo ukora ko ari byinshi. Nshaka kumenya nyine akazi ubu ngubu kano kanya uri gukora. Akazi ndimo no kwerwa nyine dutubura tu. Turebe ko twabaho. Ubu uri gutubura? Gutubura mu buhe buryo? Kubeshya abantu nyine. Kubeshya abantu? Ubabeshya ute? Nyine ngiye nshaka kumenya ubundi nyirizina. Byita kazi ni kazi. Akubonye kose urakora. Harya buriya inoze uburaya nakazi? Uburaya nakazi. Nakazi. Hari indayi uzi ifite igikorwa kigaragara? Kandi nanjye ndiyo. Yego. Uyu munsi nababwiye ngo tugiye gukora ibintu by'umuriro nazizanye nawe. Yego. Ubu umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Wowe wivuga ngo aba bantu baranguze, aba bantu baranyishyuye naba. Muri uku kwezi ni nk'umunani wenda. Kuno kwezi kwa kabiri turimo. N'abantu 8. Cyane. Wowe umaze kuryamana n'abagabo bangahe? Bamaze kukwishyura ni bangahe? Abagabo ndyamana nabo sinababara. Ku munsi nibura uryamana n'abangahe? N'abagabo 5. Turashize noneho. Wowe ku munsi ni bangahe? Iyo nakabije wenda ni nka 3 cyangwa 4. Nyagasani, hari ukuntu dusanga abantu uricyo noneho hagakurikiraho kubaza ngo uburaya ubumazemo igihe kingana iki? Kamere kuri wowe? Imyaka 7. Imyaka 7 yose urayimaze? Cyane. Wowe umazemo imyaka ingahe? Imyaka 10. Imyaka 10? Yego. Wabitangiye ufite ingahe? Nabitangiye mfite imyaka 15 gutyo, nkajya mbona abandi bari kujya nanjye nkumva ndabishatse. Ukumva urabishatse? Ubikora bwa mbere wumvishe bimeze bite? Numvishe bimeze neza. Wasanze ari uburyohe? Mana ya. Wumvishe ari uburyohe uravuga ati nari naracitswe ubundi kuki bino bintu byaba natinze kubyinjiramo? Nanjye byari byarankomere nyine nkabona abandi bajyayo. Urambwiye ngo watangiye ufite imyaka 15. 15 nibwo watangiye uburaya. Ubwo ni 2 kangahe? Ubu ufite ingahe? Mfite imyaka 20. Ufite imyaka 20. Urumva niba ufite imyaka 20 ntago waratangiye ufite 15 ntago waba umaze 10 byasaba ko uba ufite imyaka 25. Ahubwo ubwo wabona waratangiye ufite 10. Biranashoboka ko nari nshyushye cyane wese ubwo nawe ndakibyibuka. Wari ushyushye? Umuntu mwabikoranye bwa mbere mujya muhura?
oya ubu ngubu ntabwo nakundana nayo kuko ubu ngubu oya ndabara kwa kundi umuntu bahurira mu nzira ukaba ati mpuye na kanaka uyu muntu turahura nkahita nibuka ko ari we muntu wa mbere na mbere wangize gutya nkahita numva ari uburyohe nkahita ninjira mu kazi kanaka. yego bituma ndushaho kubikunda. Waramubonye Yego. mujya muhura tujya duhura. okay tugaruke ibyo mbajije mugenzi wawe urabyumvishije wowe wambwiye ko wabyinjiyemo ryari 2018. 2018 Yego. ubu wari ufite imyaka ingahe? Mfite 17 gutyo. 17 ubu ugejeje ingahe? 26. 26 mwese muracyari na bato mwese muracyari na bato niba hari ikintu mumaze urumva umazemo imyaka ingahe umaze kugera kuki? Uburaya se shaho ko ari amahirwe ndetse ko nyine mfite intego tu. Ufite intego uri kuvuga ati nese ufite intego yo kugera kuki ukuye mu buraya? Nubakiye mama wanjye inzu agabaho nabi. Mama wawe atuye he? Umutunze mu Kamonyi mu majyepfo. Yego. Niyo mpamvu rero ntago wabireka ari ufite famille utunze. Bundi reka mbabwire wowe ugeze kuki? Nge ndakora namara gukora nkweza amafaranga mu cyaro kugira mera ngurira amatungo yine nge norora. Ubu norora naguze ihene inkoko n'inkwavu. Amatungo urayafite. Bundi murumva nibura mujye mugerageza buri kazi kose ukoze nawe udukurikiye buri kazi kose ukoze ugakore uvuge ngo nakuyemo iki ngiki. Urumva nk'iyi ndaya iravuga ati njyewe nubakiye mama. Iyi nayo ikakubwira ati njyewe na mu cyaro noherejeyo amafaranga bagura ihene bagura inkoko ubu ngubu ugiye iwabo wabona amagi yo kurya. Ihene ndakeka ku munsi mukuru bajya banafata mu muzabo mufata muzawe mukabaga kamwe mukakarya. Yego. Amafaranga no kugurisha uragurisha? Kugurisha nabwo ndagurisha nkunguka. Kunguka. Ubu ngubu inzu bamo uyishyura ngahe? Yishyura 70. 70. Ukuye mu buraya? Yego. No kuvuga ngo kurya ubwo tubare byose hamwe biguhagara nk'ibihumbi 200 utakonsomye menshi cyane ku kwezi mu kurya n'ayinzu. Yego. Ayo mafaranga yose ukaba yakura mu buraya? Urumva ko buraya hari ikintu buba bumaze kubagezaho, hari ikintu babagejejeho wenda ntago mwebwe mbabwiye ngo namwe ni karibu ariko banza wumve ko ibingibi bikwereka ko ikintu cyose uba ukwiye gukora uba ukwiye kugerageza buryo ki wagikuramo umusaruro. Tubare niba wabo ncuruza amagi cyangwa se ncuruza ibintu ubunyobwa shobora kujyara nkavuga ngo nakuyemo ibi nibi hanyuma nawe ndashaka kukubaza ubu inzu urimo uyishyura ngahe? 60. 60. Ubwo ni chambrette? Ni chambrette ku kwezi urya ngahe? Yego menshi cyane. Byose wenda ndashaka kumenya ngo nibura amafaranga nkonsoma njyewe naya ku kwezi. Ni nka 2.5 wenda. Udashyizayo nayo mama arya. 2.5 utashyizayo mama wawe arya. Ubwo ntayarimo. Reka bundi ngiye nk'ikintu nshaka kwibaza muri mwese se ubungubu basi hari umuntu wawe ufite umwana ku buryo uvuga ati ibi bintu nubwo nabikora nubwo nagira gutya umwana wanjye kuba ari hariya. Bundi urabona twebwe iyo twicaye turi kureba gutya ukicara uri kureba umwana wawe uvuga ati umwana wanjye arahanaha nubaho wumva wishimye. Hari umwana ufite? Rega nanda yajya mu mushinga wo guhura n'abagabo benshi udafite umwana. Umwana uramufite? Umwana ndamufite. Afite imyaka ingahe? Afite imyaka 8. None umwana wawe iyo yumvishije ngo mama akora uburaya yaktinga gute abyakira gute? Umwana we nawe namubwiye ko nkora uburaya, namubwiye ko nkora akazi nyine mbayo kuko naje kuba muri Kigali. Umwana wawe ntago mubana? Nuko ngo umwana wawe yibera home wowe ukaba wibereye muri Kigali Nyamirambo. Nyamirambo niho wabonye uravuga ati hano hantu niho ngomba gukura, niho ngomba kuzajya mbona amafaranga, niho ngomba kuzajya mpura n'umugabo uko bwije nuko bukeye. Yego. Wowe umwana ku ngingo ujyanye n'umwana uvuga ati umwana wanjye uramufite? Arahari. Afite imyaka ingahe? Ako nyine baracyari muto ntago arankonsoma cyane. Ntago aragera igihe cyo kugukonsoma amafaranga menshi. Ashwa n'amata ye. Naho ubundi ibindi nkamenya meri cyane kuko ari umurera nyine. Mama wawe ni umurera? Wowe umwana i Kigali. Wowe ubuzima urabwifondera ukavuga ati ewana nzagerageza gushaka buri kimwe cyose nohereza umwana wanjye abone icyo kunywa abone icyo kurya ariko nibura nitwe mbe ndi hariya ndi mu kazi gutyo nta kindi.
mva wabonega ntabwo wajya kubwira umwana wawe ngo akazi ukora wapi, wowe nyine ugerageza kumubeshya na merewe burya nubwo ari ngombwa ko amenya akazi ukora. Uba wumva nka mama wawe uko umuzi aramutse amenye ko ukora akazi k'uburaya yabyakira gute? Yanyica Kigali leta hankura kuko akenshi mu cyaro ntabwo uvayo ariko ngo wabuze ubushobozi, ahubwo uvayo ari ugushamara. Urabizi ibyo abakobwa bubu uzanwa n'ubuntu bw'ubufaranga, ukuntu iwanyu ntuba warabuze ibyo urya ko nyine uba ushaka n'ayo mafaranga. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ubundi akazi ubonyemo amafaranga wumva se nta ushobora nihe hantu wumva uramutse uhageze ushobora guhita uvuga ati bino bintu by'uburaya ndabisezeye ndambivuyemo? Nihe hantu ushobora kugera ugahita ufata umwanzuro wo kubivamo? Sinzi pe, ubaka akanya naba nkubeshye mbikubwiye. Nta hantu wumva ushaka kugera kugira ngo uvuge ngo uburaya ndaburetse? Kereka nk'uko leta ikunda gufasha abana baba ku mihanda n'indaya badushakiye ibyo dukora twabivamo. Ariko hari ahantu nigeze kujya mu karere ka Ngoma ni Burasirazuba nsangaho indaya zaho ziba muri koperative. Ni ari koperative zijya zigira n'igihe cy'amahugurwa ugasanga nk'indaya yagiye mu mahugurwa itahanye 30. Inaha ntago bijya bibaho. Kigali ubwo wabibona ariko wabo nawe koko w'i Kigali nta kuvuga ngo kuko rega ntago njya mpa kugera ku rwego rwo kuvuga ngo ndajya kuganiriza indaya cyane. Ntabihaba reka indaya zubahwe. Hanyuma wowe ni hano wumva ushobora kugera nako kwanza ntago ngo bakibita indaya? Reka niryo zina munambabarire bantu mwabyumvishije sindaya ni indatwa niba ari ahubwo widusebye ntago nongera mwihangane. Nihe hantu wumva wowe ushobora kugera ukavuga ati bino bintu byo kuba indatwa ndabisezeye ndabiretse? Genda ndamutse mbonye nk'abantu bamfasha icyo nshaka cyose nkakibona, ariko akazi kanyuma numva natakavamo. Uba wumva utakareka? Ariko ngiye ikintu nasaba n'Imana kuzabafasha ikabahindurira ubuzima. Umva nanone wabo cyeka wenda ushatse nk'umugabo nabwo wabivamo. None nge ahubwo ukoze ibintu buretse kwinjira muri ako kantu kuko niko na kantu nateguye kwako ndibuze kukubabazaho, sibyo? Ako kantu ndashaka tuze kukaganiraho. Mumbwire ni gute umukobwa wimenyerereye guhura n'abagabo 5 ku munsi 3 ku munsi, ni gute azahura n'umugabo umwe ngavuge ati uyu mugabo aranyuze ndatuje ewana ubwo mufite reka nemere? Uramushaka da, hari umugabo ufite amafaranga yakakumenyera buri kimwe. None ukambwira yuko uzanyurwa nawe? Cyane turanyurwa. Ubundi kugira ngo kubikora guhura nabo bagabo nuko ubashaka wapi? Ntago ubashaka bose, hari uza nyine wishakira amafaranga akigenda, ariko icyo gihe ushatse umugabo kuko abo mukunda ibyo byose birashira. Nizihe rero reka mbanze wenda icyo kiganiro twetse ndaje ndakinjiramo neza, ubanze mumbwire ndahera hano noneho nizihe mbogamizi mu kazi kawe k'uburaya se no kwicuruza no kugira iki bavuga no kwicuruza? None no kwicuruza mu kazi kawe ko kwicuruza nizihe mbogamizi ujya uhura nazo ukavuga ati nyine nk'umugabo nizihe mbogamizi nako ujya uhura nazo bundi nyirizina? Nambogamizi ngiye mpura nayo kuko iyo ndi mu rugo nkumva telefone nahamagaye ngo duhurira aha n'aha ngenda nta kibazo mfite. Nta kibazo uba ufite rwose utugenda? Nta mbogamizi no kuvuga ngo nta kintu na kimwe cyo kikubangamira mu buzima bwawe iyo uri muri karakazi? Nta kimwe kuramba ndi jyenyine, naje gutura muri Kigali njyenyine. Nta wundi muntu mubana? Nawe ndibana. None ko mba numva ibintu byo uramutse buri ushatse umuntu mufatanya nkuko nguko mumba, ariko nta ndaye ebyiri zabana mu nzu ngo zishobokane? Ziribana. Ugasanga uwizaniye umugabo aramutwaye. Okay, none wowe uribana nawe? Ndibana. None ikintu nshaka kukubaza nizihe mbogamizi wowe ujya uhura nazo mu kazi kawe ukavuga ati izi ni imbogamizi? Kuko hari abantu benshi uhura nabo yitonganya ati kana karanyambuye twararyamanye none haranyambuye amafaranga arayanyimye twari twagize gutya amafaranga yanze kuyama aranankubise dore yangize gutya na gutya. Izo mbogamizi nizihe mbogamizi wowe ujya uhura nazo? Ntabwo zabura kuko akenshi ajya uhura n'ikigabo kinini kweri ugasanga nawe mugeze mu birura gitinya. Wagitinya ukavuga ati uru runtu kandi icyo gihe mwinjiye icyo gihe nta kintu waba ukimupangiye.
uramuha nyine ntiwirekure, bikaba ngombwa ko nawe ataguha amafaranga ugasanga murashwanya, mugahita mushwana. hari n'uwuha bikaba ngombwa ko atanyurwa agashaka kwiyongeza kandi amafaranga mwavuganye ari make. Nibura umugabo turi imwe gusa ayikwishyurira angahe? 25, ubwo nuciriritse 25 ituri imwe. None zaba ituri ebyiri senkani rwose. Senkani ituri imwe wigurisha angahe? Igurisha 20. 20. Ubwo turi ebyiri ni 40. None nta kuntu nguriye rimwe hariho nk'umuntu wagurira rimwe akagura turi 5 wamukaturira, wenda akavuga ati turi imwe ndagushyira ku 10. Ahubwo ugomba namukaturiye, ntabwo namukaturira. Ntabwo wamukaturira? Namukaturiye nyine navuze igiciro kiri. Ni ukuvuga ngo ubwo ngubwo wagabanyije ibiciro bishyize hasi. Ko numva mukorera amafaranga menshi we. Kuki Imana itangiza umukobwa ngo nibere nanjye ntuzindaya? Nuguhita njya gucuruza ariko se mwankubitira ku iseta yanyu. Nta mikino. Mugira ahantu mutegera se? Harahari. Ukavuga ati hano hantu ewana niho hantu hakunda kuboneka abakiriya. Uretse ko akenshi twe tudakunda kujya ku mihanda nyine. Dufite abantu batwihamagarira ku matelefone, niyo mpamvu usanga dukorera amafaranga menshi. Nuko ngo hari abantu baba bagiye babaza. Bakubuzwe. Aho ngaho ndumva ari neza cyane. None reka twinjire kuri cya kintu cyo kugira ngo wowe ubane n'umugabo. Muntu dukurikiye nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro hano bigiye bitandukanye. Kora subscribe muntu wanjye kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru tukugezaho ya buri kanya. Uyu munsi ikiganiro turimo wacyumvishije, ni ikiganiro turi kuganiriza bano bakobwa, na abakobwa babonye ko nta wundi murimo nako kwanza ntago ari undi murimo, buri umuntu ajya gutangira akazi nk'aka ngaka hari impamvu, hari ibintu abona bitagenda neza. Nawe hari ibintu ubona bitagenda neza ushaka kubivamo ugashaka ibindi wakora, ugashaka ibindi. Niba warateye imyaka yawe ushaka kuvuga ngo ibigori narabihinze, ibigori bigomba kwera nkagura iki ngiki, ukabona ibigori byarapfuye rimwe kabiri bigapfa inshuro ya kangahe, jugunya. Menya ngo ukwiye kugira iki, ukwiye kujya kuroba amafi. Genda uroba amafi uzucuruze. Ubwo ni icyo ngicyo nta kindi. Niba ubona ya mafi nayo yanze, emera ujye kuragira inka, emera ugende ushaka umuntu agwa akazi ujye kuragira ihene. Nakubwira ngo nta kundi ngiye wabo nakubwira nuko nguko. Ntugakora ibintu bitarimo inyungu. Ibirimo inyungu nibyo ukwiye gukora kugira ngo uzabeho neza, ubeho wishimye, umuryango wawe utazava ukuzaho, umuryango uguturutseho ugasanga uwubeshejeho nabi. Nyamara wakifashe ugakora ibintu bikuzanira inyungu kugira ngo umugore wawe ndetse n'abana bawe bazabeho neza. Tangira uzigamire ejo hazaza bro kugira ngo uzabeho neza. Reka twikomereze. Ikintu kijyanye no gushaka, ndabanza mbahe urugero, sibyo? Ndabanza mbahe akantu k'urugero. Urabona uyu munsi niba uriye isahani y'umuceri, tubare ni rushe 3, sibyo? Rushe 3 uyu munsi kuwa kabiri uraziriye, ejo kuwa gatatu uriye rushe 3, na kuwa kane uriye rushe 3, kuwa gatanu uriye rushe 3, kuwa gatandatu urarenze uriye rushe 4. Urumva ni hari ikintu kiziyongeraho noneho mu nda, hari ikintu kiziyongeraho. None ubutaha waramenyereye kurya 4 rushe 4, hakagira bakaza bakaguha rushe 3 cyangwa se tubare 2. Aho ahajyaga za rushe 4 nihajya rushe 3 bizagenda gute? Cyangwa nihajya rushe 2? Nihajya rushe 2. Urumva umuntu unyweye ibikombe 2 n'urugero kadufatire ku gikoma, sibyo? Umuntu unyweye ibikombe 2 n'unyweye kimwe barahuye? Ntago babahuje. Uwahaze cyane n'uwemeze wanyweye ibikombe 2. None wa undi wanyweye kimwe niyo bamuhaye 2 nawe ntahaga? Nagahaga. Arahaga? Nagahaga. Ndi kubara uwo mukobwa nyine umuntu bahereje ibikombe 2 n'undi bamuha kimwe. Wa undi bahaga kimwe iyo bamuhaye 2 nawe sahaga nka wa wundi? Yego. None ndibaza wayikomojeho ku kintu kijyanye no gushaka. Buriya ahantu hagiye abagabo 8 ku munsi, sibyo? Hazajya umugabo umwe azumva hameze hate? Wowe uzumva umeze utuzanyurwa?
ese uwo mugabo n'ubundi ko muba mwarahuye aba abizi anakuzi nuko- niyo ugezeyo kuko aba akuzi nta bintu byinshi nyine akuzanamo tu nta muntu wigeze akugura wakwifuza kugushaka. Ibyo ntubizi? ndabizi Nta muntu wakuguze wagushaka. barabashaka ndetse na cyane Ibyo bibaho. hari igihe uha umugabo neza akishima Akavuga ati uyu muntu akumva aranyuzwe nyine bikaba ngombwa ko byati twibanire. njyewe rero buriya ndi mwebwe ntabwo umuntu naryamanye nawe nigurisha nshobora kuryamana nawe ngo yanshatse. Barashakana cyane. Ibyo bintu kuri njyewe ndi kumva ari ibintu byaba bitameze neza. ntabwo byaba bimeze neza kuko buri saha n'isaha buri gihe abakuzi avuga ati uyu muntu n'ubundi nindangaraho gake arisubira muri ka kazi kiwe. Iyo atakwitayeho nyine usubirayo ariko nawe aza afite gahunda avuga ati uyu muntu ngomba kumwitaho akaba ari njye azajya abiha gusa nyine. Yes, nakubwiye ko ari Wabo muri kumwe muri kino kiganiro. Ubu kano kanya tugezemo rero nako kugira ngo abakunzi banyu ababakurikiye ni icyo kintu nk'ubu ngubu wasaba ufite nko kuvuga ngo uri gusaba leta, ni icyo kintu ku ruhande rwawe wasaba leta ugereranyije n'akazi kanyu mukora? Ikintu nasaba leta cya mbere ni ukugifasha abantu kuko ntabwo twe dukora uburaya twishimye, ahubwo ni ubuzima. Mudufashe abantu mudukure ku muhanda dusubire kwiga, mudushakire n'iyo mishinga, mbese ntabwo wabura ibyo ukora muri iki gihugu ku buryo uburaya utabureka. Yes, ku ruhande rwawe ni icyo ngicyo wakisabira leta. Yego. Hanyuma kuba udukurikiye aka kanya icyo wabasaba ni ikihe? Abakurikiye iyi Gen TV bakurikiye kino kiganiro, dukeneye inkunga zanyu, mudufashe mudukandire na subscribe turebe ko twabivamo. bayikande kugira ngo ibintu bigere hejuru, maze ubundi tutangire twirire yacu atavunanye bitagendeye muri ibyo bintu by'uburaya. Ku ruhande rwawe rero sasa ni iki kintu wowe ushobora gusaba leta? hari igihe wenda nk'umuntu aguhamagara nako buri umuntu uguhamagara bikaba ngombwa yuko ujya ku muhanda ukajya gutegerayo ukajya kubona nk'abapolisi baraje barakujyanye kandi ariko kazi winjizagamo ukabona amafaranga. Ubwo ikintu wasaba leta ni uko polisi zareka tugakora mugakora mukarya. Polisi zibareke mu mihanda mwitegere mwirire. Twirire kuko niko kazi kacu twamenyereye. Niyo babafashe bigenda gute? Babajyana he? Batujyana nk'imageragere. Imageragere gusa n'inkoni zitavuze baragukubita ngo nuko bagufashe. Yego. Nabi uzi ibisebe dufite ubu. Imana ibatabara, Imana kandi irebe ubuzima bwanyu, Imana irebe ahazaza hanyu hagire heza, Imana irebe ikorere mu bantu, abantu batera inkunga babafashe babakure mu bintu byo ku mihanda. Ikintu nabasaba mw'abantu mwe, urumva bano bantu baba bafite ibintu bigiye bitandukanye bakora, babasha gukora, barabifite byinshi ushobora kubakorera ikintu hari bakagikora tu. Rero mubafashe. Njye twari turi kumwe yari Wabo, ngenda kambasezere. Ciao murakoze cyane. Ni Mahoro. Ubu ngubu wowe ugiye kwibwira abantu ni Mahoro? Niba imizina yanjye nitwa Mahoro, abankorera Inyamirambo. Abashaka kugira gutya muze Inyamirambo, tubahe nimero zawe. Okay, nta kibazo. Okay, kangahe? 9 079 92 ni 079 079 yego 92 yego 25 yego 12. Iyo nimero ni ya Mahoro. Ongera uyisubiremo. 079 079 92 92 25 12. Iyo nimero ibaruye no ku mazina yiwe Mahoro. Yego wa Mahoro. Niho ibaruye. Okay. Rero iyo nimero niba uyibonye kandi kuri screen yawe nayo murayibonaho, kuri screen urayibonye, muhamagare umubwire icyo wamufasha. Twimukiye hano kuri Sandrine. Ukora akazi keza? Urakoze. Ujya usogongeza? Jya wumvisha? Yego. Urumvisha? Nabwo bitewe n'uburyo twumvikanye. Kumvisha nese ubwo iyo ugiye kumvisha nabwo uca amafaranga? Kubera turumvikana nyine nkareba nyine uburyo meze nkaguha nareba. Ukumvisha ubwo n'ubuntu. Ndakwa akanyongeza nyine kugeza uzagaruka mu amafaranga. No kwanga uramwumvisha kugira ngo ubutaha navuga ati mfite ubuceri azaza kugura. Azaza. Okay. Ni kihe noneho ngubu kano kanya ndashigira ngo wibwira abantu nanone bari badukurikiye biyibutse. Nitwe Irakoze Sandrine. Irakoze Sandrine, ugiye kubabwira nimero yawe ya telefone kugira ngo niba hari ubufasha babaha babafashe, sibyo?
babafashe ibintu byanyu mubivemo babashakira ibyo mwakora. 078 nako 079 yego 42 42 9 9 30 23 23 ongera isubiremo 079 079 42 9 30 23 iyo nimero ibaruye ku mazina yiwe Sandrine inde Irakoze Sandrine.